Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Yesu nashimwe bakundwa bene data, ndabaramukije mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ni mwene so MUTUYEMUNGU Jean Pierre kuramutsa ngo haye ikaze muri iri teraniro ryera, aho tuba turi kumwe no gutambona nanjye sinkubone, ariko turi mu iteraniro ryera aho tugiye gusangira ibyanditswe byera. Imana iguhe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma muri Zaburi y'119, 119 dusome umurongo waho wa 44. 44 haravuga ngo niho nzajya nitondera amategeko yawe ubudasiba iteka ryose. Amen. Twongereho 57 haravuze ngo Uwiteka niwe mugabane wanjye, navuze yuko nzitondera amagambo yawe. Soreze ku murongo w'106 haranditse ngo nararahiye ndabikomeza yuko nzitondera amateka yawe yo gukiranuka. Amen. Ndagira ngo dusoreze kandi mu rwandiko Yakobo yanditse igice cya mbere dusome n'umurongo wa 21. Haravuze ngo ubwo bimeze bityo mwiyambura imyanda yose n'ububi busaze, mwakirana ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, kuko uwumva ijambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akiyibagirwa uko asa. Imana itugirire neza. Nguwo umumaro w'ijambo ry'Imana, umumaro w'ibyanditswe byera, aho ngiye kuganira nawe muri iri teraniro ryera, kwitondera ijambo wumvise. Imana ihabwe icyubahiro. Umwanditsi witwa Salomo, umunyabwenge w'umuhanga, mu gitabo cye cy'umubwiriza yaravuze ngo dore byose byarumviswe, byose byamaze kumvwa, byose ibyo wagombaga kumva kugira ngo ubugingo bwawe bukire, kugira ngo imibereho yawe n'imibanire yawe n'Imana ndetse n'abantu itungane, byose wamaze kubyumva. Ibisigaye ni wubaha Imana, kuko Imana izazana umurimo wose n'igihishwe cyose mu rubanza. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana dusomye, uyu mwanditsi wa Zaburi yavuze kwitonda no kwitondera ibyanditswe byera, kubaha Imana. Uyu we Yakobo avuze ibyanditswe byera n'umumaro wabyo, avuze ngo iryo jambo ni indorerwamo. Indorerwamo miroir idufasha iki? Babyeyi, inshuti zanjye mukunda kutugendana mu masakame ndetse n'abakunda kwicara imbere ya miroir mukahakerererwa, igufasha kugorora ibyo usanze bigoramye. Urireba ukabona hari ibidatunganye, hanyuma uwo munsi uwo mwanya ukabitunganya. Umva iki ijambo ry'Imana rimara mu bugingo bw'umuntu. Nimo honyine twireba tukamenya kamere yacu idatunganye. Umuntu ashobora gushinja undi agahakana n'icyo agusanze ukora. Tukiri n'abana batoya, murabizi ko iyo kamere umuntu arayivukana. Umwana umusangana isukari ku munwa, ukamubwira uti ninde umenya iriya sukari? Akakubwira ati simbizi, simuzi, ni runaka, kandi uyimurebana ku munwa, uyireba ku ntoki. Umuntu agira umutima udatsindwa. Ariko ahantu honyine ashobora kwireba, polisi ishobora kugufata ikaguhana, ikagukubita, cyangwa se igakoresha uburyo bwose yaguhana, ukananirwa kwemera ingeso zawe no kuzireka.
ndetse ukumva rwose si na bibi. Abantu bashobora no kuguseka, hari imirimo mibi kugaragaraho ukumva nta n'icyo bigutwaye, ariko ahantu honyine wireba ukimenya ni mu byanditswe byera. Yakobo aravuze ngo ibyanditswe byera ni indorerwamo. Hanyuma niwumve uko yatwifurije, yavuze ngo ubwo bimeze bityo nimwiyambure imyanda yose. Noneho mushyire mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana ryavuze. Mwiyambure imyanda yose n'ububi busaze, mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Ntiwumva ko ijambo ry'Imana ryaziye gukiza ubugingo bwacu, ryaziye gukiza ubugingo bwawe. Ni miruwari ikwereka ikibi. Ngewe ndigereranya na kataloge. Kataloge murabizi ni agatabo abafite inganda iyo bamaze gukora igikoresho dukenera barakandika bakagashyiramo, bakabwira umukiriya uzagura icyo gikoresho, bakavuga ngo iki gikoresho cyacu kirindwa amazi, iki gikoresho cyacu uzagishyire kure y'abana, iki gikoresho cyacu uzagikoreshe gutya kugira ngo kirame, ukirinde ibi n'ibi. Hanyuma n'umuntu uburyo Imana yamuremye, imaze kumurema yamwoherereje kataloge. Iravuga ngo rero dore narakuremye, ariko nubwo nakuremye ugomba kwirinda ikibi, ugomba kwirinda icyaha. Hanyuma itwoherereza kataloge, itwoherereza ijambo ry'Imana kugira ngo rizadufashe. Iri jambo ry'Imana niho hari imibanire yacu n'abandi, niho hari imibanire yacu mu ngo. Ijambo ry'Imana niryo dusanga ritubwira ibyo gukoresha amafaranga, niryo muyoboro w'umuntu. Hanyuma ni umuyobozi wacu. Rero ijambo ry'Imana ni umuyobozi. Hanyuma tugomba kuryumva no kuryumvira. Zaburi dusomye iravuze ngo nibwo nzajya nitonda. Nimara kuryumva nibwo nzajya nitonda. Kubera iki? Ngomba kujya nitondera iryo jambo nkarishyira mu bikorwa. Kubera ko Yakobo aranditse ngo kubera ko umuntu wumva iryo jambo yamara kuryumva hanyuma ntarishyire mu bikorwa, ntarikore, aravuga ngo uwo muntu agapfa kuryumva gusa, hanyuma akaryumva agasohoka akigendera. Nimwumve ngo uwamugereranya nawe, ngo aramugereranya n'umuntu wireba muri miruwa, wireba mu ndorerwamo, hanyuma yamara kwireba akirengagiza uko yibonye, akirengagiza ibintu bidatunganye kuri we, hanyuma akavuga ati reka nigendere ntacyo bintwaye. Ariko umumaro w'ijambo, umumaro w'indorerwamo wari wamweretse ngo shyira kuri gahunda ibi bitari kuri gahunda. Niwumve rero, Bibiliya ikwifurije ngo shyira mu bikorwa ibyo wamaze kumva. Ijambo ry'Imana niba ari kubuza ikinyoma, niba ari kubuza icyaha, niba ari kubuza umujinya n'inzika, bireke. Genda urwana na kamere buri munsi, wiyambura igomwa, wiyambura icyaha, intambwe ku ntambwe. Uko wumva iryo jambo ukireba, ukitunganya, ukajya koga mu maraso ya Yesu, uzagenda urushaho kuba mwiza no kuba uwera mu maso y'Imana, ndetse no kubanira abantu neza. Imana igushyigikire, Imana iguha ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana, atari ugupfa kuryumva gusa, ahubwo ugiye kuryitondera. Nibwo uzahwana n'ubutaka bwiza, ukagenda ukera imbuto 100, 80, 60, bityo. Ndakwifuriza kwitondera ijambo ry'Imana no gushyira mu bikorwa ibyo wumvise ndetse n'ibiwumvise uyu munsi, kandi ingororano zirahari, haba mu buzima bwa none ndetse n'ubuzaza nabwo. Nkwifurije kwitoza kubaha Imana, kuko gufite ingororano ku buzima bwa none ndetse n'ubuzaza nabwo. Iryo jambo ni iryo kwizerwa. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.